Igitondo cyiza nshuti mwese bavandimwe, inshuti we wakoze subscribe kuri Wansori Media TV, nawe utarayikora ndagushimiye, nizere ko umuhaha mukaronka aho muri hose. Imana ikomeze kubampera umugisha utagabanyije. Dore rero bya bintu abantu tuba duhora twiganyira, amanegeka leta ihora itubwira, mu ndebere namwe izo nzu zo hakurya dore buriya zibamo abantu. Leta yagira gutyo yatuvana mu manegeka, abantu bagasakuza ngo leta ngo ibiki n'ibiki. Mu ndebere namwe ni amanegeka harahaba abantu, sibyo? Reba kumanuka kugera hasi, mu ndebere. Leta rero iyo igiye kwimura abantu ni uko iba igamije ibyiza by'abaturage, ni uko iba ikunda abaturage bayo, nta rundi rwango ruba rurimo, kuhabakura mbere y'uko bagira icyo baba. Ntekereza ko namwe ariko mubyumva kandi ariko bimeze. Mbere y'uko baba ikabanza ikahabakura kugira ngo batazagira ikibazo kibabaho, ko n'ubundi umusaraba ugaruka kuri leta. Tujye tugerageza twumvire leta, niba dukura mu manegeka kuko baba bayibonye ko ari mu manegeka nyine, natwe tuwumve twimukira ahantu hatari amanegeka. Reba uyu mugunguzi urapima nka metero zigera mu 10 uvuye hejuru kuri ariya mazu, sibyo? Mu ndebere namwe leta ijye itureberera kabisa. Rebera pe, niyo mpamvu bavuga ngo leta ni umubyeyi ariko ntimwumve. Ubu si kuvanye hano hantu ikagutuza ahantu hatari amanegeka nk'aha, wowe byagutwara iki? Si ubuzima bwawe biri kuramira koko? Ni byinshi nzajya ngenda mbereka bitandukanye, ntabwo tuzajya twibanda ku ngingo imwe gusa. Ari muri karitsiye za hafi ya Nyabugogo, kuva nka Nyabugogo hagera harimo nka metero 500 gusa. Ntabwo ari ibi gusa, tuzajya tugenda mbagezaho ibindi byinshi bitandukanye, udukuryo dutandukanye, nubwo bitazajya bifata iminota minini, ariko ibyiza biri imbere. Nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Mukomeze mumpe subscribe, mukoreshe ndetse munakore like na comment, ntimuzibagirwe. Uyu ni umuhungu wanyu rero Wansori wambaraga mbanza ku iteme Kidega n'Amacyabo, ijajiro rya Mwendo, ishami ry'ivu ritavogerwa. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.